Ijambo ry'ubwenge ry'uno munsi turiga ku buryo bwo gukura mu buryo bw'umwuka. Bavandimwe bakundwa, uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rishingiye mu gitabo cy'Imigani, ryibanda ku gukura mu buryo bw'umwuka. Gukura mu buryo bw'umwuka ni urugendo rwo guhora tugana ku Mana, twiyongera mu bumenyi bwo kumenya Imana, mu rukundo rwayo no mu kubaho mu buryo buyishimisha. Mu migani habonekamo inyigisho zifasha umukristo kugera ku rwego rwo hejuru mu buzima bwo kwizera. Beloved brothers and sisters, today we share the word of God from the book of Proverbs, focusing on spiritual growth. Spiritual growth is the journey of continually drawing closer to God, increasing the knowledge of Him in His love, and in living a life that pleases Him. The book of Proverbs contains teachings that guide the believer to a higher level in their work of faith. Imigani igice cya 9 umurongo wa 10 iravuga iti, gutinya Uwiteka ni intangiriro y'ubwenge, kumenya uwera ni ugutangira kujijuka. Gukura mu buryo bw'umwuka bitangirira mu gutinya Imana no kumenya ko ariyo soko y'ubwenge. Ibi bisaba umutima wicisha bugufi, wemera kuyoborwa n'Imana mu byemezo byose by'ubuzima. Proverbs chapter 9 verse 10 says, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding." Spiritual growth begins with fearing God and recognizing that He is the source of wisdom. This requires a humble heart willing to be guided by God in all life's decisions. Gukura mu buryo bw'umwuka bisaba kwiga ijambo ry'Imana buri munsi. Imigani igice cya 4 umurongo wa 20 kugeza ku wa 22 iratubwira iti, "Mwana wanjye, ita ku magambo yanjye, utege amatwi ibyo mvuga, ntibive imbere y'amaso yawe, ubikomeze mu mutima wawe imbere, kuko ari byo bugingo bw'ababibonye kandi bikiza umubiri wabo wose." Umukristo ugaburirwa n'ijambo ry'Imana ahora akura kandi ahinduka mu bwenge ndetse n'imyitwarire. Spiritual growth requires studying the word of God daily. Proverbs chapter 4 verse 20-22 tells us, "My son, pay attention to what I say, turn your ear to my words, let not escape from your sight, keep them within your heart, for they are life to those who find them and healing to their flesh." A Christian nourished by the word of God continually grows and transforms in a wisdom and conduct. Mu rugendo rwo gukura mu buryo bw'umwuka dukeneye kugendera mu kuri no kwirinda ibishuko by'isi. Imigani igice cya 1 umurongo wa 10 iratubwira iti, "Mwana wanjye, abanyabyaha nibakoshya ntukemere." Gukura mu buryo bw'umwuka bisaba guhitamo inzira y'ukuri n'ubutungane. Kwirinda ibyaha bikadusaba kuguma hafi y'Imana. In the journey of spiritual growth, we must work in truth and resist the temptations of the world. Proverbs chapter 1 verse 10 warns us, "My son, if sinful men entice you,
Do not give in to them. Spiritual growth requires choosing the path of righteousness, and resisting sin helps us remain close to God. Imigani igice cya 27 umurongo wa 17 iravuga iti, nk'uko icyuma gityaza ikindi niko umuntu atyaza mugenzi we. Gukura mu buryo bw'umwuka bigaragarira no mu mubano tugirana n'abandi bizera. Gukorana n'abafite kwizera gukomeye biturinda gusubira inyuma, ahubwo bigatuma dukomeza kuba intangarugero mu kwizera kwacu. Proverbs chapter 27 verse 17 says, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Spiritual growth is also evident in the fellowship we have with other believers. Working with those who have a strong faith keeps us from falling back and inspires to remain exemplary in our faith. Imigani igice cya 3 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6 itwigisha iti, wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azakuyobora inzira unyuramo. Gukura mu buryo bw'umwuka bivuga kwiringira Imana kuruta uko twiringira ubwenge bwacu, tukemera ko ariyo idutegurira inzira tunyuramo. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 teaches, trust in the Lord with all your heart and run not on your own understanding. In all your ways submit to him, and he will make your paths straight. Spiritual growth means trusting God and more than we trust our own understanding, acknowledging him as the one who directs our path. Bavandimwe, gukura mu buryo bw'umwuka ni urugendo rudashira rwo kwegera Imana no kubaho mu bushake bwayo. Dusaba Umwuka Wera tuyobore, aduha imbaraga zo guhora dukura mu bumenyi, mu rukundo no mu gukiranuka, kugira ngo ubuzima bwacu bube igisubizo cyo gushima Imana. Beloved, spiritual growth is an unending journey of drawing closer to God and living in his will. Let us pray that the Holy Spirit guides us and gives us the strength to continually grow in knowledge, love, and righteousness, so that our lives may be a testimony of thanksgiving to God. Thank you for watching us today. See you in next coming episodes. Nakoze cyane kubana natwe, tuzasubira ubutaha mu bindi biganiro. Umwami abahe